turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntihajya hagera. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntihajya hagera. Umunsi umwe mu mwaka w'ibihumbi 2004 narize amarira ya mbere, nahumetse umwuka wo ku isi bwa mbere. Ubwo navukaga narinje mu isi ntari imenyereye, mu cyaro cya kure. Mu buto nakuze nkunda kumva urubuga rw'imikino cyane, radiyo ziri gucuranga imiziki n'ibirari by'ubutegetsi. Naba nasuye nyogokuru akanshira imigani nkayisubiramo abandi ejo ku ishuri nanabandikiye udukinamico. Abana twakoranye twari twarakoze agatsinda mu rusisiro, twavaga kwiga tugakina akarere, tutaranagira 7 tugakina sesa na saye ku mugoroba, twajya kuruhuka tukishyuza abaturutse mu tundi dusisira y'agasima. Muri iyo myaka vuga ko ari oya. Vuga ko ari oya kugenda dufite ishema ry'irata ku bandi bana twaguriye imyambaro mishya. Vuga ko ari oya guteka mu ducupa no kubumba utuntu twinshi mu cyondo. Vuga ko ari oya gukunda kureba mama ari guteka mu gikoni twota umuriro. Vuga ko ari oya kugurirwa imigati n'abashyitsi kubwo kumva tuzi icyongereza tubakunda kuruta kuba turi kumwe no mu rugo gusa. Vuga ko ari oya kujya kuroba amafi mu gishanga tuzi ngo ni ikiyaga. Vuga ko ari oya gutumiza abana 10 tungana mu migeri ndumwe nta bwoba nyuma yo gukora imodoka ziryoheye ijisho ry'icyo gihe no kugurutsa indege zishinze ku mikebyo. Vuga ko ari oya kwitoza kuvuga uri mwiza mama ku ishuri tukayinywa bunda kuramutsa Mariya. Vuga ko ari oya kuba byibura inshuro imwe ku ishuri twarumvise izi nteruro ebyiri, tuzanywa byeri tubyereka ababyeyi na tuzarya amacunga baducunga barya imicanga. Vuga ko ari oya gukunda gukina mu mvura no kugenda mu mazi yaretse twakuyemo inkweto. Natahaga mu rugo ngasanga nibagiye inkweto twari twakozemo amazamu, bakampanisha kutajya kuragira umunsi ukurikiyeho ngahomba runonko. Umunsi umwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 nasimbutse umukingo, nagize imyaka 10. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntihajya hagera. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntihajya hagera. Niyumvaga nka Isaac Newton w'ikiragano, numvaga ari njye munyarwanda wa mbere uzajya ku kwezi. Nari mfite inshuti twavangavangaga ibintu ngo turi kuvumbura, dukunda gusoma ibitabo byiganjemo amateka ya ba Galileo. Umwana utangiye kuba ingimbi ugirira amatsiko buri kantu. Ndi mu yisumbuye nkaba wa mwana ukunda kugira inshuti, nkumbuye ubuzima butavuna bw'icyo gihe twumva ko byose bizoroha. Nari nkiri umuteje utarera sinari nzi isi yo hanze, ariko uko nakomezaga gukura buri munota nungukaga ikintu. Uko iminsi yashiraga menya ko guhanga kuri njye bitari karemano byari kamerano. Gusa muri iyo myaka ako kantu gutumiza izindi karitsiye mu mupira w'amaguru umwana ubyibushye akajya mu izamu. Ako kantu kubika ibiceri mu kantu twabaje mu giti cyangwa kubibitsa umukuru akazabikoresha akatubwira ko tutishyuye ibyo kurya. Ako kantu kurebana ukabibyazamo kuba bagukunze. Ako kantu urukundo rwo mu cyiciro rusange rurangirana n'ishuri. Ako kantu kwanga kureba filime iteye ubwoba nijoro ngo tutarara tubirota. Ako kantu guhisha inkweto za kanaka ngo tuze kuzimo yataye umutwe duseke. Ako kantu guhimba izina umwarimu ukunda kwambara ishati imwe. Ako kantu gukoresha icupa nk'indangururamajwi tukaririmbira abandi tubabwira ko turi ibirangirire. Naretse intego yo kuba muganga, nari narakuze ababyeyi banyifuzaho, ariko inzozi zinyerekeza ku kwandika inkuru nk'izi. Icyari gitangaje ni inzozi nari mpuriyeho na mama ubwo nawe yari akiri muto. Icyari kibabaje byansabye kujya mfata amasaha menshi ndi njyenyine nandika, kandi mu busanzwe nkunda kuba ndi kumwe n'abandi duseka. Umunsi umwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 naforeshejeho mu murongo, nagize imyaka 20. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ni
ntiyajya ahagera. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntiyajya ahagera. Inkuru nari maze igihe ndota yarabazwe, nari nigunze ntanameze neza mu buzima, ku kagoroba ka kibera nk'ibyanjye bitangira gukunda, ku ruhande rumwe nkumva nahita ngira 30 kubwo kunyoterwa no gukora byinshi, ku rundi nkumva nasubira kuri 15 ngo nzamuke neza sinzasubiremo amakosa nakoze. Umusore umaze kumenya byinshi ku buzima uhora aseka ariko atari uko buri gihe yizihiwe. Niwumva ko ndi mutoya tunahuye ukaba wagira ngo ndi umuntu usanzwe, sha mu bitekerezo nduta sogokuru wawe. Byatumye ubicyo ndeba imbere ari icyerekezo cyanjye gusa, none imbaga miliyoni nyinshi maze kumva izina bucura bw'isi njye n'umutima twagiye inama. Twafashe umwanzuro wo gukora cyane kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje. Turashimira abantu bose bagerageje kuduca intege no kudusubiza hasi, kuko byatumye tugira ibitekerezo byagutse, tunafata ingamba zizatuma tuba abatsinzi kugira ngo batazaduseka. Uretse gato njye kubereka kuri rumwe mu mbuga mu myaka 2 iza, ujya guhiga n'impeshyi abazi ibigega aciye. Nushaka ko dukorana igihangano nateguye fagitire nini iri mu madinari nzajya nishyuza uzabe witeguye, nako kwanza nuguhera uyu munsi mbivugiye. Ntiwumve ibyo ntavuze ngo nce mu ijambo, reka mbanze ndangize. Oya ariko nyiramaso yerekwa biki ibindi azirorera nta n'impamvu yisubiramo. Urugero yari ari kwambuka umuhanda, muhize ari gusonga ubugari. Kuguha ikiganiro cyanjye bizaguhenda, uzabwira abandi baze muvuga ubusa mutwike n'ibyo mwahisemo, njye mbikorera guhindura isi, burya azavura ntabazabura urukoko. Rata muri iyi myaka narabimenye uramfana ndabizi, ariko urabireba ukijijisha nk'utabibonye kandi uba wabirebye ukabyirengagiza. Narabimenye ibivanganzo byabaye 1000 bizagurwa n'ubifitiye inyota. Narabimenye urukundo rw'Imana nirwo runzengurutse ku isi, n'ububabare naciyemo nibwo bungira umugabo. Narabimenye nahisemo gufatanya kwishimira ubuzima no gukora cyane kuko birakunda. Narabimenye ndi kwiyubaka mu buryo bw'umufuka n'umubiri icyarimwe. Narabimenye nzaba umusaza hari igihe batazaba bakinyita urubyiruko. Narabimenye nta kwemera ngakora byose kubw'umuryango wanjye. Nahisemo kubaho buri munsi w'ubuzima nk'ari isabukuru y'amavuko. Ijambo ririmo imbaraga nawe ryandika ahantu ujye urikoresha ni ejo hashize ni amateka, ejo hazaza ni amayobera, uyu munsi ni impano, ngomba kukoramo byose nk'ari uwa nyuma. Ntinya nta kintu uretse umuremyi wenyine, kandi ntibinakimeze nk'uko byahoze, ari nayo mpamvu nshimira umuremyi aho agejeje akora. Umunsi umwe mu mwaka wa 2044 nzavuga imyasiro, nzagira imyaka 40. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntiyajya ahagera. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntiyajya ahagera. Umugore mwiza nzashaka azaba yaranzaniye abana, nishimira kuzitwa papa, kuko akenshi bazajya bahora kuri televiziyo. Nzajya mbabwira inkuru z'uko iwacu kera bakubitaga utuntu tubaje mu biti tukikaraga, babyumve nk'uko twumva ngo Ruganzu yohereje ihene kwa Nyagakecuru irisha ry'amatovu. Abana disi bazaba batangiye kugira inzozi zo kuzaba batwaza ibibyogajuru nk'uko natwe byari bimeze mu myaka nk'iyabo. Mufasha mwiza yigisha umuhungu tuzabyara, icyo bisaba nuko bimera kwitwa igikomangoma, umukobwa arerwa nk'umwamikazi. Ninjya mba ndi mu rugo mbasomera inkuru nzaba naranditse muri iyi myaka 20 igiye kuza. Nzaba nkiga ku buzima kuko buhora buhinduka, nzaba ngihitamo ikaramu mbere y'andi mahitamo, kuko ibyishimo bya mbere ari ukubona umuntu yishimye ku bwawe. Muri iyo myaka fata ikaramu wandike uzasoma. Fata ikaramu wandike uzasoma inkuru zacu kuba zarazengurutse isi yose no gutumirwa mu maserukiramuco akomeye. Fata ikaramu wandike uzasoma aho uzaba yarariye iraha cyane akibagirwa imbere azaba akiri ingaragu cyangwa adafite agasambu. Fata ikaramu wandike uzasoma ibyo kwiyambazwa amapantaro nk'iyo tuzaba twarabivuyeho nyine twarabaye abagabo nk'uko tubona abayifite. Fata ikaramu wandike uzasoma kuzaba tugeze ku umushinga wo kwandika Bibiliya Nyarwanda kuva mbere y'igihe cya Rurenge na Jeni kugeza mu mwaka tuzaba turimo icyo gihe, tubifatanyije no kumenyekanisha umuco wacu mu mahanga yose.
fata ikaramu wandike uzasoma. Kuzaba tukiri abanyadushya kandi duhora duhanga ikintu batari biteze, ariko ntitwibagirwe kuvugira abababaye tubivanga no kugerageza kuba abagabo beza babera abandi urugero, ndetse yewe tutibagiwe no gukora ibikorwa by'ubugwaneza no gufasha mu bushobozi tuzaba dufite. Fata ikaramu wandike uzasoma. Kuzabwira abana ibisekuru akantu ku kandi mu byaranze amateka yo kuva kuri Ruyange akabyara Kinga ari mukuru wa Ndoba akabyara Gitandura kugeza kuri Mwuzuro n'ababari hagati. Fata ikaramu wandike uzasoma. Kujyana umuryango ku mazi mu gihe cy'ibiruhuko tukaruhuka mu mutwe tukagaruka dufite amahumbezi. Nzajya ntumirwa n'ibigo runaka inshuro nyinshi ngo ngire inama bifuza kuzaba nkanjye, mbabwire n'ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura kandi amajoro ahinduka mu kanya gato. Uramutse udakoze cyane ufite 15 wakwikanga ugize 50 ikibaye muki cyita ghetto. Umunsi umwe mwaka wa kera cyane nzangana Rwamahe, nzagira imyaka 80. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntiyajya hagera. Ntacyo dufite cyo guhindura, niyo nzira ya muntu n'uriya mukambwe yigeze gukambakamba. Ntacyo dufite cyo guhindura, niyo nzira ya muntu n'uriya mukambwe yigeze gukambakamba. Nzajya nibuka ubuzima nabayemo mvuge nticyakoze narabikoze. Nzajya mvuga ntibyibura rimwe natumye undi muntu yishima bityo mwenyure mu bukambwe, ariko nanone nshobora kuzaba ndi umusaza uganjwe n'ubukonje. Ese nzaba ndi umutsinzi cyangwa nzaba naratahiye ubusinzi? Igisubizo: ingano y'amazi ndi kwarika uyu munsi niyo izagena ingano y'umutsima nzavuga ejo. Igisubizo: ingano y'amazi ndi kwarika uyu munsi niyo izagena ingano y'umutsima nzavuga ejo. Muri iyo myaka icyo twategereza abuzukuru n'abuzukuruza bazaba baza kudusura disi natwe batwite sogokuru. Icyo twategereza iterambere rizaba riri kudusiga, numva ngo benshi mu kiremwa muntu bazaba ari 1/2 cy'amarobo. Icyo twategereza dushobora kuzajya dukunda kwambara amarinete akaba ari yadufasha kubona neza kuko imyaka izaba imaze kuba myinshi. Icyo twategereza n'ubu uri mu misozi ya kure ibaye ikibaho nta kabuza uzaba ugendera ku kabando. Icyo twategereza ibitabo tuzaba twaranditse byo bizaba bipakiye mu masomero atandukanye hirya no hino ku isi bifasha benshi. Icyo twategereza tuzaba tutagikunda impinduka ndetse n'indimi z'abana b'icyo gihe tutazirukira. Icyo twategereza tuzaba tutagikunda ibintu biri ahantu hari abantu benshi nko mu mijyi, ahubwo twikundira ibintu kamere n'ahantu hatuje cyane. Icyo twategereza bazaba batwita inararibonye, ntacyo tutabonye, twararetse kwiruka ku by'isi, yewe dusigaye twisurira turimo dutema ibiti by'imbuto tuzaba twarateye mu byaro bigari. Icyo twategereza igihe kinini tuzajya tukimara turyamye tuganiriza abato bazajya baba badusuye ubuzima twabayemo n'imiterere y'isi twabayemo. Turi kuba bakuru, turi gusatira ubusaza, dukore byose none kuko ejo ntihajya hagera. Ntacyo dufite cyo guhindura, niyo nzira ya muntu n'uriya mukambwe ubona yigeze gukambakamba. Isomo: ndabayeho nte mu gihe nari ndimo, njye nasanze kutibagirwa hahise ariko ukirinda kwicuza kuko hatagaruka ari ryo banga. Ugategura imigambi ariko ntuhangayikira ahazaza cyane kuko utamenya ibihahishe. Ijambo rimpa imbaraga nawe ryandika ahantu ujya urikoresha ni: ejo hashize ni amateka, ejo hazaza ni amayobera, uyu munsi ni impano ngomba kuwukoramo byose nk'ari uwa nyuma. Ntinya nta muntu uretse umuremyi wenyine, nzaritwara kugeza nshaje. Nzaguruka mu kirere mve kuri iyi si igihe nikigera, abeza twabanye tuzongere guhura twizihiwe bizahoraho mu gihugu cya kure. Umunsi umwe mwaka 2004
narize amarira ya mbere, nahumetse umwuka wo ku isi bwa mbere. Umunsi umwe mu mwaka w'ibihumbi 2004.